ikindi ni ukurota ubona mu nzozi umugabo yasinziriye ubudakanguka kandi atapfuye, ubona afite ibitotsi byinshi, yasinziriye pe, ashaka ko atapfuye, bivuze ngo muri we arasinziriye. Wumve ko itandukaniro karande bigiranye ni nyinshi, ariko uwo muvumo ntacyaguhakanira. Tisagira ngo mbigire gute, hatuga umugore yazanye yenzaho simuti kure, ngomba kumukuboma hazanye yenzaho orara sakwiyenzaho gute, ntabwo kingi ntukajya untesha umutwe ngo niwumva nawe urambiwe uzagende haza undi. Bo ibintu byose bikubwira ku mugaragaro. Yego. Ukibaza umugabo ufite umugore n'abana, biravuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, gusambana bikorerwa imbere. Uwo muntu abo rero ntibatinya, ugasanga icyo gihe mu rugo nta kintu mushobora kugeraho kizima gifatika usibye amarira, kandi ni divorce. Kuko iterambere satani yarigeze amajanja kubera iki? Umuvumo, umuryango urasenya. Kandi ikibi bahita bacamo kabiri abana iyo babyaye benshi. Umubyeyi yaza ati buriya so ni mubi, nyoko yaza ati nyina ati mama papa yaza ati buriya ni mubi, hakajya ugasanga umupapa afite abana akunda, mama afite abana akunda, kandi bikagira ingaruka mbi cyane. Uyu muntu uriho umuvumo ntagira iterambere riteganyiriza hazaza h'umuryango, ahubwo na duke tubonetse wari uzi ko ari naho bigera umugabo agaharanira gukuza umugore ku kazi, kundi icyo gituma usuzugura, reka nze nkwicaze. Yaguye mu mwobo munini muremure, uri umudamu wa Birose cyangwa umugabo wiwe, uvuze ngo hari muvumo, hariho n'akaranda. Abangaba ntabwo bapfa kwemera. Ikintu cya mbere ukora kubimubwira cyane, ntibibwire ngo bizamutera gukosoka. Yego. Oya, so bazakora iki? Ntabwo kubwira umuntu ikosa cyane utabajya wumva ikosa mu buzima bwe bimutera gukosoka. Uvuze ko umuntu azakosoka, wapi gupfukama ku mavu ukamusengera birashoboka, ariko nabwo si cyane. Noneho cyane turagira ngo kuri ibi bishoboka cyane ni uko ubanza ukabimenya, kabiri ukamenya uburwayi arwaye, gatatu ukiga kubana n'ubwo burwayi bwe niba ushaka kubaka urugo ruzima, kane ukamusengera ukamutamya igitambo kugira Imana imurinde, gatanu mwereka urukundo ruruta uko ubitekereza, kuko wamaze kumenya ko atari we muri ubwo buzima, ahubwo hari imbaraga zimusunika nawe ataramenya. Kandi ntabwo wabwira umuntu ngo kosora ikintu ataremera ko akora yumva ari bwo buzima. aracyumva ko ari bwo buzima. Yes. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries
buri muntu wese mu itorero rye aba wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. uri uw'agaciro, uri we, kandi uri we niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Uhaye ikaze ku Mwebwe Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi turi muri cya cyumweru turi kusenya operasiyo zo muri ibi bihe. Mushumba yise igihembwe cya mbere, operasiyo Satani akoreramo akoresheje ikintu bita imivumo ndetse na karande. Mushumba umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Yego, Imana iguha umugisha, urakoze cyane kunyakira. Yego, ni byiza cyane. Uyu munsi ndagira ngo ejo twabonye ku ruhande rw'umubyeyi ufite umugabo ufite karande. Twabonye ko umugabo we akoresha itegeko, ariko umugore we yacisha bugufi kuko nta tegeko riri buhindura ibintu afite ako kanya. Ariko twabonye uburyo byakemuka. Uyu munsi rero ndashaka ko tujya ku muvumo, ku muryango ufite umugabo ufite umuvumo, ku mugore urugo rurimo umuvumo. Umuvumo ryanda bitese uri ku mugabo ni gute, uri ku mugore ni gute bigenda. Abana bo ni bisanzwe nuko birezayo. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nongere nifuriza n'adukurikiye kugira icyumweru cyiza cy'umugisha no guherwa muri byose no kunezerwa, bitegura ko ku munsi wa kabiri tuzatangira amasengesho azarangira ariko wa gatanu, ngo ni iminsi 3 ihagije, dusenya ibicaniro, tubomora, tubivanaho. Kandi navuze ngo nzakira abantu bose, abo mu Rwanda nzabakira, ushaka nzamwakira, ariko ntawe uza kumbwira ngo yarose inzozi, ngo nasobanura inzozi. Ibyo gusobanura inzozi twarazivuze kandi tunda kuzivuga n'ubundi. Uranyumva? Kuko Imana yampishura ngo dusenge kuko kwezi kwa gatatu ntago ari ukwezi kuzura no abantu batangiye kugera raporo. Urakoze cyane, aho twamaze kubona ko abantu bafite, twabonye ko abantu bafite za karande akenshi imisubyo twarabibonye. Utagira ukuri, kubeshya, kunyuranya ibintu, guhindura igihe. Ahangaha umuryango uri mu muvumo wa ubundi twabonye ko umuvumo ari iki? Ni inkomoko y'ibyaha byitihanwe n'abakurambere. Nawe maze kumenya ntiwihana, ahubwo urabireka biragukurikirana. Yego. Ahangaha urugo ruri nk'umuvumo, hamwe intonganya zishobora kubyara kurwana, habamo guhimana, kudahuza, kutuzuzanya, guhangana mu rugo, kutajya inama, ibyaha bikinjira. Birumvikana nimba mutajya inama, umwe kubona ikintu gitera undi akacyanga, wajya amanuka undi akazamuka, nta guhuza guhari, waca hepfo agaca ruguru, no kuvugana mu kabiri. Uriya karande yo igira ukuntu iyorose imbi, ariko umuvumo wo waturutse ku bana babyeyi bagahisha, ku byaha bakoze bagahisha. Ngewe namaze kubona ubundi ikintu cyitwa umuvumo gitangirana na fiançailles mu rugo. Fiançailles batangira guhishanya utuntu, ku buryo n'uwo mugiye gufiansanya hari ukuntu yirezeriva ntakubwire, mwatangira kwangaja ntabikubwire. Nta mukobwa gura ngo nigeze nsambana, ntabwo ari benshi umukobwa ko turi musatugenda nasama yo tugiye kubana. N'abasore n'ubu nabo ngo twarakundanye ariko twarasomye ko nta gusambana, ntaga kumenera ibanga, ntago yabyatse. Deje urugo rutangiriye mu kinyoma cy'ubusambanyi. Umukobwa wakuyemo inda ntago ari ukubwire ko yayivanyemo. Noneho na wa muhungu utarakuyemo inda ariko wateye inda yayikuyemo, nawe umufatanya cyaha, kuko yo wita ko wateye inda ntiyari kuyivanamo. Nje buriya nuko nashinzwe amategeko nabyo. Kuki bafunga umukobwa wakuyemo inda ntibafunga uwayimuteye? Uwayimuteye hari igihe babyemera, ariko uwayikuyemo ari umwanzuro we, simbizi niko bitekereza. Icyo nshaka kuvuga hariya, kugira ngo umuntu yihekure,
kancari nigiye imbere nigira imbere kugira ngo umuntu yihekure kancari nigiye imbere ku meza nyafate gutya wibaza kugira umuntu yihekure bisaba iki nukabona wamubwiye ngo sheri ndagukunda nzaguha kivu yose kandi nta cyangombwa cyayagira amazi n'imigezi n'ibibaya n'ibya leta ufite kuba utayifite ariko uharanira byibuze kuzabona kuzabona byibuze umugezi ntarake se imugezi wande wawe se ariko nzakurisha nk'ubwatsi numva ko azakurangiza ndagukunda aho nkunda ubwatsi azakurya pe none niba ukunda umuntu nk'uko inka ikunda ubwatsi ubwo azakurisha kwesha amaneno ndagukunda aho murakunda ubugari buriho isosi y'inyama muga urahari none umukobwa wakuyemo inda cyangwa wakujwemo inda ntari buze kuvuga umugabo wateye inda ku ruhande hari abantu bamenya ko umugabo afite abana ku ruhande barabanye yabivuze mbere yinjiranye mu rugo ikinyoma umuvumo rero ukomoka mu byaha by'aho bavuka ukanashorerwa n'ibyo batize baganira ngo baturirane nimwaturira arambenga reka nzamubwire nahageze nibwo atazaba agifite ahubwo aho n'ugiye gucukura umwobo ng'umuvumo rero hari uw'ababyeyi hari n'uw'abantu bikiriyetingiye ubwabo batangiza urugo umuvumo batangiza urugo ibinyoma batangiza urugo kudakorera hamwe no kutavugisha ukuri satani ati musezerane mugiye mu rukiko mwibuke ko muri karande ntibakora divorce ariko basazana nyine ku miguruko ariko idafite ikitwaye tuyita ngo ni intambara y'ubutita ni amagambo ariko ntacyo noneho turi ku muvumo ni intambara ariko nayivuna abayirwana ariko abari hanze ntibayimenya ntibanayibona batandukana mu buri umwe akarara gauche n'undi droite hanze nta muntu ubibona bakazamara imyaka yose ari bo babiziranye ku muvumo sasa kandi ntagire ujya no gusambana akagurisha amafaranga akarinda apfa hamwe isangano hari n'abagore bagira ibyago bagapfusha abagabo akaberwaho imitungo yayishyize ariko niba muka w'inyatsi karande ipfa kuyimbi ni kumera mu gihe muri karande nziza uba wumva n'agasambu waguze umugore yakandikwa yego kuko uti nibyo abana turuhira nibyo abana madaharaya naya dukuru mukaga akabandi ntawugana ariko kuri kara ku muvumo ho muraganira byeruye mukanabivuga ariko umuziro ni ukujya mu bikorwa ho muraganira ibi bintu birakaze rero nubwo karande ntimuganira ayigurukira umuvumo ni ikintu umuntu abamo akaba n'umunyangeso nziza hano ukuri pe atari koshera ati giye biranangora ati simenye igihe nasambaniye kwibaza se ko sex itagiye ku gahanga baragiye baterura ku gahanga bayitwara muri envelope ya sex ko gusambana bitekerezwaho irogi uri burare wo murara no muceho byose programme gahunda systeme ariko akabona nashidutse byarangiye se n'impanuka ukoze rasitaye je n'ubu nyobora ndakubwira ngo ntihakabiza kumpagara imbere ngo ndihana amamba bare ko naguye mu cyaha cy'ubusambanyi ndamubwira ntago wakiguyemo sibase wakoze icyaha watekereje uragambirira ushyira no mu bikorwa uriho umuvumo ntatinya no kubwira umugore we ngo nasambanye dusajya mbere ko byananiye nyine ati shashe tumyibuka byaheze ntabwo guhisha uw'abandi ntahisha ariko nta mbaraga agira zo kubimukuramo aturabona twari dukenyeka dushaka afata amadeni muri banki twishyure madanyemera sinye nto ndakosoye turebe ukuntu nguhe yanzu umugore agasinya ngo mutere imbere aheruka ibyo aheruka sinye nta nasinze nawe ngo yasindemo nta n'ikintu yaguzemo ahubwo akoze ibintu by'umwanda gusa inzi ikagenda n'ubushobozi bukagenda ariko sheri ndagukunda meza kandi ntabana mwanga ariko ariho umuvumo wo kutubaka urugo umuvumo mubi cyane nabonye usohora umugore mu rugo rwiza kubera umukozi yakoreshaga umuvumo
ushobora gutuma ubusambanyi ni ukuri uva ku mugore w'ikizungerezi wawe ukajya gusambana n'umuyayu umaze iminsi aje iwawe. Umuvumo umuntu uwufite iyo agiye mu kabari gusengera umutima umubwira ko agomba guhaguruka ari uko ashize. Ariko mana ngo banyweye inzoga we, ariko mana wangiriye neza we, mu gitondo ugasanga ahubwo yongeye yageze gute, yasubiyeyo. abo banagura n'imiti ngo bakura ku nzoga ariko n'umuganga bakayinywa cyagiye ngo yasambanye yabyaye ku ruhande. Rero uwo muvumo yuje wangiza ibintu mu buryo bukomeye cyane. buriya nubona umuntu wakoze shit terrible mu guhomba ukabona ibintu byahurudutse biguye hasi, menya ngo hari umwuka w'umuvumo. Abana kenshi urota ubona umugabo wawe agenda yambaye ubusa mu nzira, hariho umuvumo w'icyaha. Karota ubona asambana, ukabona yicaye mu mwanda, ukabona ari umugaragu w'abandi, ukarota ubona abantu bamukora mu mutwe, bamwogosha, bamukura amenyo, menya ko uwo muntu ariho umuvumo. Ibyaha by'iwabo buri unamucunze wamusangamo indasago nyinshi ku mubiri we. Ikindi ni ukurota ubona mu nzozi umugabo we yasinziriye ubudakanguka kandi atapfuye, ubona afite ibitotsi byinshi, yasinziriye pe, ashaka ko atapfuye, bivuze ngo muri we arasinziriye. Wumve ko itandukaniro karande bigiranye ni nyinshi, ariko uwo muvumo ntacyo aguhakanira. Tisagira ngo mbigire gute, hatuga umugore yazanyenzaho simuti kure, ngomba kumukuboma azanyenzaho orara sakwiyenzaho gute, ntabwo kingi ntukajya untesha umutwe ngo niwumva nawe urambiwe uzagende haza undi. Bo ibintu byose bikubwira ku mugaragaro. yego. Ukibaza umugabo ufite umugore n'abana, biravuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, gusambana bikorerwa imbere. Uwo muntu abo rero ntibatinya, ugasanga icyo gihe mu rugo nta kintu mushobora kugeraho kizima gifatika usibye amarira, kandi ni divorce. Kuko iterambere satani yarigeze amajanja kubera iki? Umuvumo. Umuryango urasenya. Kandi ikibi kibi bahita bacamo kabiri abana iyo babyaye benshi. Umubyeyi yaza ati buriya so ni mubi, nyoko yaza ati nyina yaza ati mama papa yaza ati buriya ni mubi, hakajya ugasanga umupapa afite abana akunda, mama afite abana akunda, kandi bikagira ingaruka mbi cyane. Uyu muntu uriho umuvumo ntagira iterambere riteganyiriza hazaza h'umuryango, ahubwo na duke tubonetse wari uzi ko ari naho bigera umugabo agaharanira gukuza umugore ku kazi, kundi icyo gituma usuzugura, reka nze nkwicaze, ntugakore ku ifaranga buri kimwe cyose incankwere, ariko mbi ntabwo agiye kuhamushyira bw'urukundo, si iduka agiye kumushingira, ni ukugira ngo atamuhuza n'abantu ntibamenye ibyo yirirwamo. ubwo aba ari ubujiji ntabwo ari we, ni umuvumo umugendamo. Nirwa afite cya Nyabarongo cyanyagiwe kirimo imvura kirimo kigenda muri we, nako Nyabugogo uzwi n'abasa nabi. Hari uruzi rugenda muri rugo, irari ridashira, inyota idashira, amagambo adashira, kudakoresha ukuri kandi ibi bantu ugasanga wa muntu ibyo akora ari very proud, nta nubwo anabitinya, nta nabihakana, ahubwo ugasanga atashya hinda kubita shwanyaguza ibintu atabyumva. Hari n'abagabo batishyura minerivare kumva ntacyo, ukabona umudamu niwe ufite igihe kinini cyo kwita ku bana no gukora ibyo bintu nk'inshingano. Ibi bintu rero birareba abantu bubatse ingo babyumve n'abagiye kuzubaka, kuko buri zo yamaze kubakwa zo hari zagonze urukuta, imitwe irahombana. ntagaruriro se zahonze umutwe, izahombanye nibyo ntagaruriro. ariko buriya twaganira ikibazo kiza kubaho ni kimwe, ni uko uwo mugabo ukora ibyo atari bubyumve, umugore atari kuwa mugabo we
waza ufata amafaranga yashyira ngo muri betting cyangwa urimo yashyira mu bindi bintu bijyanye no gucuruza kuri internet ngo n'abagore mutinye amafaranga akagenda mukongera mugahera hasi ubu hari abadamu ukivuga kuri internet hari ikintu cyateye ngo bita akadege akadege karaguruka mu basore karaguruka mu bagabo karaguruka ahantu hose akadege kabaye akadege ubwa mbere nkumvise kameze gatese ni betting yaje y'ubundi bwoko y'akadege kahure y'akadege karaguruka ntago wabimenya wowe bindenda bisaba amafaranga ni betting nyine ni betting ari no utanga amafaranga akadege kakaguruka iyo ushyizeho kakaguruka ubwo uko kaguruka amafaranga aba yiyongera bitewe n'ayo washyizeho yikuba iyo udahise uvamo kakamanuka ubuhiye ugomba gutanguranwa uratanguranwa wabona hari abaryoherwa nyine n'urusimbi mu zindi kavuga tereka nkomeze ndebe kaguruke ubwo kaba kagenda kaguruka kamanuka kaguruka kamanuka ubwo uko kazamuka kaba kazamura n'ibiciro kikuba umubare w'amafaranga washese nimba washyizeho ibihumbi 100 kari ibihumbi 110 na 20 na 30 kaguruka ubwo iyo ukomeje kuryoherwa uhita ukuraho narumeye koko ngewe uramba nibaza icyo kintu by'ukuri uno muntu yego aba akeneye gutabarwa umuntu wataguye mu mwobo munini muremure uri umudamu wa Birose cyangwa umugabo wiwe uvuze ngo hari muvumo hariho n'akaranda abangaba ntabwo bapfa kwemera ikintu cya mbere ukora kubimubwira cyane ntibibwire ngo bizamutera gukosoka yego oya so bazakora iki ntabwo kubwira umuntu ikosa cyane utabajya wumva ikosa mu buzima bwe bimutera gukosoka uvuze ko umuntu azakosoka gupfukama ku mavu kamusengera birashoboka ariko nabwo si cyane noneho cyane turagira ngo kuri ibi bishoboka cyane ni uko ubanza ukabimenya kabiri ukamenya uburwayi arwaye gatatu ukiga kubana n'ubwo burwayi bwe niba ushaka kubaka urugo ruzima kane ukamusengera ukamutamya igitambo kugira Imana imurinde gatanu mwereka urukundo ruruta uko ubitekereza kuko wamaze kumenya ko atari we muri ubwo buzima ahubwo hari imbaraga zimusunika nawe ataramenya kandi ntabwo wabwira umuntu ngo kosora ikintu ataremera ko akora yumva ari bwo buzima aracyumva ko ari bwo buzima yes ariko wamaze kubibona ukabireba fata umwanya umusengero umwirukane icyo kintu yego umugabo uri mu muvumo asenya urugo rwe umugabo uri mu buvumo ntatuma urwo rutera imbere umugabo uri mu muvumo ahisha imitungo akanayirwa ashaka gushwana burundu ubusambanyi ubusinzi ubusambo kubeshya kunyaga urugo no kurusahura nibyo bimenyetso kandi yarangiza agashaka no kubitonganiramo yego no gushaka ubumwere no gushaka guhangana iyo ahuye n'undi mukobwa nawe uzi guhangana miriraka naho urugo rusenyukira kandi naho satani aba akeneye ariyo mpamvu mudamu wumvise kino kiganiro mudamu nawe ufite fiyanse umenye ko yakwimye umwanya ndagusaba ngo guhera ku wa kabiri nge nawe amasengesho y'imbaraga icyo gihe bizatuma mu rugo rwanyu nta mahoro hahandi mu bantu batanu mutahurira ku meza umwe ari yaranje akarya mbere cyangwa undi nyuma urumva urwo rw'ahantu ruba rugeze kandi umuvumo wo ntuhisha ibanga ntabwo ugira ibanga ushyira hanze ushyira ku mugaragaro cyane buri wese akabibona akakobata niba ari kuri abasenga sinshaka bivuyemo nimba ari kuri yazuba kwa sinkigiye ngo wenda biramundi bagabo n'ubiki amugana umuntu ngo singonga abantu bose barongorwe ese none bose nabatekereza ese impamvu utinye gukora ubukwe ngo ubyare urashaka gupfa nk'ikara ryabuze undi ryatsa umugabo ufite umuvumo n'umugore ufite umuvumo arakubabaza ukabona warishimye kandi yakubabaje kakanu ze ukanshyirira imbere umuntu turabureba
yego umugabo uriho umuvumo cyangwa umugore uriho umuvumo iyo abaza mugenzi we aba yishimye ubona ari nk'ibisanzwe kumubabaza ntacyo bimubwiye kumubwira nabi ntacyo bimubwiye kuvugira imbere ntacyo bimubwiye muri make nta respe nimwe agirira uwo muntu ahubwo umubabara guteza bawukuramo ibyishimo yego awukuramo ibyishimo bikomeye akakura imbaraga zikomeye kuko yamaze kukubabaza nguhe n'amakuru ntibitinya kubwira ati ntatinya kubwira ati noneho wa muntu ati noneho sinzi ko azongera kunyiruka inyuma kuko abantu rero bafite umuvumo bihuta gukora amakosa vuba yego ariko bakanihuta no gusaba imbabazi vuba ariko ntubategerezeho impinduka ahora muri mbabarira ukazayirambirwa sheri imbabarira n'ukuri kandi bano bantu niyo bakoze amakosa bashaka kuyakosoza akado impano kandi umugore ntakeneye iyo modoka akeneye umutima yabuze n'ayashakaga kuko umutima ni washaka mutore hasi yego so rero ngibyo ibyo bintu biranga uwo muntu yamaze kumenya kimwe n'abaduhamagara turimo turasenga twikaza izo mbaraga mbi turwanya iyo myuka ngo dusenge Imana irinde imiryango abantu biyumvise muri ibi byiciro muri aya masengesho ntibazabure n'ukuri bazashakemo n'iminota 40 cyangwa 30 cyangwa umunsi umwe bitewe n'umwanya wawe akaboneke yego aho uherereye ariko nge nta muntu ntazanitaba iyi ni operasiyo ngiye kugira ngo byumve umuntu utazasenga azambwira ngo hari inzozi yego ni isengesho rigiye gusaka yego rifite imbaraga ngibyo rero urabyumvise mushomba ni ukuri ndagushimiye karande ni uko ntasaba imbabazi ntababarira ntawe yinginga kandi kubabaza umuntu bimworohera cyane ukumuhemukira imworohera cyane ndagushimiye cyane abantu bazaboneka mu masengesho ndumva aricyo nasoreza murakoze cyane